nubona uhora uhekenya amenyo kandi uri umurokore ujye umenya ngo ntimurakubitana. Ntiyari kukugira ipfubyi ariko kukugira n'icike. Ntiyari kwica ababyeyi bawe n'abavandimwe. Araboshye niyo mpamvu turyama tukizigura, niyo mpamvu tugenda iyo afata urufunguzo akarubitsa abashumba, akarubitsa ba bishop, akarubitsa polisi, akarubitsa abantu, akarubitsa umwana w'umuntu, niyo arubitsa papa wawe Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turasuhuza abantu mwese mukurikiranye Mama Charlene Official. Turabashuhuje aho mudukurikiranira muri hose mu bihugu bitandukanye, yaba ibihugu bya Afrika, igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ahandi. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dukomeje gusuhuza abantu mwese mukomeje gukora comment, abantu mwese mukomeje gukora subscribe. Turabashuhuje kandi tukomeje kubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha uturuka ku Mana, kandi dukomeje kubabwira ngo mukomere gatake nk'abatagira Imana. Kwirinda turabigerekaho gusenga, kandi gusenga tubigerekeho kwirinda, kuko byose biriyuzuzanya. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ubuzima bwose turimo Imana iburimo, ntago Imana iri kure y'umuntu wese. Hanyuma ndifuza yuko rero dukomeza kuganira. Twari ku cyigisho kivuga ku buzima bwa Yesu mu isi, nkuko nabibemereye ko tuzavuga ubuzima bwa Yesu yagiye agirira mu isi kugira ngo tubuhuze n'ubwo turimo. Tuzasanga ubuzima bwa Yesu mu isi ari isomo kuri twe. Hanyuma turebe ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 27 umurongo wa 52. Dusome mu izina rya Yesu. Ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Amena. Ibi ni bimwe mu bitangaza ngo byabaye Yesu amaze gupfa. Twagiye tubiganiraho mu byigisho byagiye bitambuka. Twagiye tureba ukuntu Yesu amaze gupfa hari ibintu byahindutse, hanyuma ngo isi yahinze umushyitsi. Mureke mbabwire, burya ibimenyetso bigaragaza ko ukijijwe bizagaragara byange bikunde, kandi ibimenyetso bigaragaza yuko uri umupagani nabyo ntabwo uzava mu isi batakumenye. Kandi burya ahantu Yesu yageze hagira ibintu biharanga. Ndashimira Imana kandi ndashimira na Yesu kubera yuko yatubereye urugero rwiza. Hano ngo amaze gupfa ari ku musaraba, hanyuma ngo hahita haba ikintu cyitwa ubwira kabiri. Hanyuma ngo isi hinda umushyitsi. Isi imaze guhinda umushyitsi nabivuzeho gatoya, ariko ngo isi iri guhinda umushyitsi. Mureke mbabwire, ahantu Satani yarari yahise yikanga. Kandi bureka mbabwire, burya Satani nitwabona amatwi, nitwebwe yibane, kandi natwe abantu abonerana n'abataza amateka ya Satani na Yesu. Mureke mbabwire, nimba hari umuntu utinya Yesu, Satani atinya Yesu, kuko yaramuhabuye, yamubitse mu ubwoba bw'iteka. Reka nkubwire, hari igihe umuntu agukanga nimugoroba, mu gitondo bigashira. Yagukanga mu gitondo nimugoroba bikarangira. Akagukanga mu kwezi, mu mwaka bikarangira, ukabyibagirwa. Ariko Yesu yabitse mu ubwoba Satani na n'iyi saha. Ikikubwira ukuntu ngo iri zina baritinya, ngo niyo urivuze abadayimoni barahunga. Impamvu abadayimoni bahunga uvuze izina rya Yesu, reka nkubwire, izina rya Yesu naho warivuga uri umusinzi, mu izina rya Yesu naho waba nuko ubuzizi, iryo zina bararihabuka. Kuki baritinya? Ngo abadayimoni babonye ukuntu shebuja aboshye, ngo babona uruguma afite. Shitani ngo afite uruguma na n'isaha ruravirirana. Areba uruguma rutageze rubona igipfuko, areba uruguma rutigeze rubona umuti urwomora, n'uruguma mbese abasilamu nibo bavuga ngo ni haramu. Yesu yamusizeho iharamu, mbese na nisa haramutinya. Niyo mpamvu rero ngo iyo tuvuze ngo mu izina rya Yesu, abadayimoni bibuka ibintu Yesu yakoreye shebuja aho ngaho ikuzimu.
akaba arwaye igisebe kimaze imyaka n'imyaniko kitarakira, akaba ari ku ngoyi. Mva barashimashimye abadayimoni bashyiraho intoki ngo bamubohore biranga, bakubiseho ibyuma umva ntacyo batakoze ngo bamubohore bosi wabo, byarananiranye. Ubwo rero iyo bibutse ibintu yakoreye bosi wabo, baravuga bati uyu mugabo twebwe tugezeho yadushiririza. Bishatse kuvuga ngo abadayimoni batinyira izina. Hanyuma ngo isi hinda umushyitsi. Ihinze umushyitsi shitani aho ari, aravuga ati nakiriye intumbi nyinshi. Hanyuma iyi ntumbi niyandije ituma isi yose iri guhinda umushyitsi, ngo mu gihe agishidikanya ataramenya ibyo ari byo, ngo Yesu abaserutse ikuzimu. Umva ibintu byabaye ikuzimu akihagera. Ikintu cya mbere ngo nuko haje umucyo. Haleluya! Ngo hahise hajya umucyo. Mureke mbabwire, ahantu Yesu ari haza umucyo. Urugo Yesu abamo habamo umucyo. Yesu yageze ahantu hari umwijima, ikikubwira ko yahakandagiye ni umucyo. Ntago ahantu Yesu aba harangwa n'amamodoka, ntago haba haparitse amamodoka, ntago ari cyo kimenyetso. Ndakurahiye, ntago ikintu kiranga ahantu Yesu ari baba bateguye amasorori menshi y'ibyo kurya. Ntago ikintu kiranga ahantu Yesu ari haba hari inote nyinshi. Ahantu Yesu yakandagije ikirenge akahaba, ikintu kihakubwira ni umucyo uhari. Naho waba uri mu manegeka haba hari umucyo, naho waba utuye mu nzira iriho towa haba hari umucyo. Ahantu Yesu yageze nta myiryane haba, ahantu Yesu ari nta ntonganya ziharangwa, ahantu Yesu ari harangwa n'amahoro, harangwa n'umucyo, harangwa n'urukundo, harangwa n'impuhwe, harangwa n'imbabazi. Ubundi urugo Yesu atahamo niyo uhakandagiye urahamenya uturu rugo rurimo Yesu. Ahantu Imana itaha, ahantu Imana iba, ahantu Yesu yibereye, nta myiryane, nta stress, ni mu mahoro, ni mu munezero, haba inote zitahaba. Ahantu Yesu yakandagiye haza umucyo. Akandagira mu mutima w'umusinzi hakaza umucyo, yaza mu mutima w'umunyamibabaro hakaza umucyo, haza mu mutima w'imfubyi akibagirwa ko nta babyeyi agira, yaje mu mutima w'umupfakazi yibagirwa ko nta mugabo agira. Reka mbabwire, umutima Yesu abamo, urugo Yesu atahamo, haza umucyo. Nubona umwijima uri mu mutima wawe umenye ngo ntarahaza, numenye uhora na stress za buri munsi zidashira, umenye ngo Yesu ntahari. Aho Yesu yageze ibintu byose birahinduka. Yesu agera ku muntu udaseka akiga guseka, agera ku muntu ugira mukushi zigahita zirangira. Yesu agera ku munyamibabaro akarangwa n'ibitwenge. Nubona uhora uhekenya amenyo kandi uri umurokore, ujye umenya ngo ntimurakubitana. Nubona ugira umushiha, ugira na shikani, ukagira ishyari, ukagira umutima mubi, ujye umenya ngo uyu mugabo ntimurakubitana. Iyo Yesu yageze mu mutima w'umuntu cyangwa akagera ahantu, ibintu byose birahinduka. Ngo ageze ikuzimu ngo hahita habona. Imyaka yose bari bamaze mu icuraburindi ryo kwa shitani, ikimenyetso cya mbere haba harabona, kugira ngo bahangane barebana. Turashimira Yesu. Reka nkubwire ikindi Yesu yakoze. Ngo yahise arwana, yarwanye na Satani amwambura ifunguzo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nta by'ubuntu bibaho. Ugomba kurwana kugira ngo uzagere ku mugambi w'Imana. Ugomba kurwana kugira ngo winjire mu masezerano. Ndashaka kukubwira ngo nurambika hasi intwaro, icyo yakuvuzeho ntago uzakubitana nacyo. Nurambika hasi intwaro, ugashyira hasi intwaro, ntago uzahura n'umugambi w'Imana. Tugomba kurwana. Abasore ni murwane, abakobwa murwane, abamama murwane, abakozi b'Imana tugomba kurwana. Na Yesu yararwanye. Tugomba kurwana. Yarwanye na Satani, natwe turi kurwana n'abadayimoni. Tugomba kurwana. Hanyuma ndashaka kubwira bivumbuye mukarambika hasi intwaro, gahunda ni ukurwana. Ndashaka kubwira ababirambiwe mugata intwaro, mugomba kuzegura. Tugomba kurwana. N'umwami wacu yararwanye. Umva ngo bamaze kurwana, icyakurikiyeho ngo nuko yamuboshye. Kuba Yesu yaraboshye Satani harimo isomo kuri twe. Burya nubwo tugenza ariko araboshye, nubwo duhiga araboshye, nubwo tugenda aho araboshye,
nubwo duca hirya no hino burya araboshye. Iyo aza kuba ataboshye n'iyi mikoro simba nyifite, impamvu nidegembya mpora imbere ya kamera, nkahahora buri munsi imbere ya kamera, ni ukuri ya mugabo aboshye. Iyo aza kuba ataboshye burya ntiwari gukomereka, wari gupfa. Iyo aba ataboshye ntiwari kubyara ubazwe, umwana yari gupfa nawe ukagenda. Iyo aza kuba ataboshye ntuba ugendera mu kagare, aba yaraguhorahoje. Iyo aza kuba ataboshye, muravuga ngo turi muri guma mu rugo, mukavuga ngo mwambara agapfukamunwa. Reka mbabwire, nimushaka mushimire Kristo, mumenye ko ataboshye. Ntago uba wambaye agapfukamunwa, ntago oya, ibi ngibi turi kubona ni uko aboshye. Iyo aza kuba ataboshye hari ibindi twari kubona birenze ibyo tureba. Araboshye rero. Ibintu mubona ni pirate, original Yesu arazifite, burya araboshye. Iyo aza kuba ataboshye n'indege mu kirere ntiziba zigera iyo zijya. Iyo aza kuba ataboshye impanuka zari kwikuba. Iyo aza kuba ataboshye ubugome bwari kwiyongera. Iyo aza kuba ataboshye urwango rwari gukomera. Iyo aza kuba ataboshye tuba dushingura buri munsi. Iyo aza kuba ataboshye ntabwo tuba tubona amarimbi duhambamo. Reka mbabwire, araboshye. Nimushimire Imana ko aboshye. Ujya wirirwa winihisha ngo urya kawunga yonyine, ubwo ni umurengwe. Ataboshye nayo ntiwayibona. Wirirwe wirushya winihisha ngo umugabo aguca inyuma. Ataboshye ataboshye yaguca n'imbere, yaguca inyuma, akaguca imbere, akaguca no mu mpande. Nuko aboshye rero, niyo mpamvu aguca inyuma gusukarira. Araboshye, araboshye. Burya ntiyari kukugira ipfubyi, ari kukugira n'icike. Ntiyari kwica ababyeyi bawe n'abavandimwe. Araboshye, araboshye. Niyo mpamvu turyama tukizigura, niyo mpamvu tugenda tukagerayo. Nimumenye ngo ibyago tubona biroroshye. Iyo aza kuba ataboshye tuba tureba ibiruta ibyo tubona. Iyo aza kuba ataboshye simba nkiriho, mba narapfuye nkibagirana. Iyo aza kuba ataboshye mba narahindutse umusazi. Iyo aza kuba ataboshye mba narashyize amajipo ku mutwe. Iyo aza kuba ataboshye, reka nkubwire, ibintu byari gukomera. Turashimira Yesu wamuboshye akaba yaramuhambiriye, burya tontomera aho yicaye. Umva ikindi yakoze, yahise amwambura urufunguzo. Haleluya. Yamwambuye urufunguzo. Uzi icyo bivuze? Kumwambura urufunguzo biba bivuze ngo nitwidegembye twishime, kuko Kristo niwe ubitse urufunguzo. Amina. Abitse urufunguzo rw'ubuzima bwawe, abitse urufunguzo rw'iterambere ryawe, abitse urufunguzo rw'imibereho yawe, abitse urufunguzo rw'abahungu n'abakobwa bawe, abitse urufunguzo rw'akazi kawe, abitse urufunguzo rwa business yawe, abitse urufunguzo rw'igihugu cyacu, abitse urufunguzo rw'imiryango yacu, abitse urufunguzo rw'ibitotsi byacu, abitse urufunguzo rwo guhumeka, abitse urufunguzo rw'amanywa n'ijoro, abitse urufunguzo, afite urufunguzo. Haleluya. Mureke mbabwire, ndamushima ko ari we urubitse. Iyo yibeshya akarubitsa rubanda. Reka nkubwire, Yesu yabika urufungu, yafata urufunguzo akarubitsa abashumba, akarubitsa aba bishop, akarubitsa polisi, akarubitsa abantu, akarubitsa umwana w'umuntu. Niyo arubitsa papa wawe, akarubitsa mama wawe. Iyo arubitsa abavandimwe, akarubitsa abaturanyi, akagira uwo arushinga, akavuga atakira uru rufunguzo. Ushatse gukora ubukwe ajya gucaho, ushaka akaza guceho. Twari kubona ruswa tubaha? Mwebwe uzi ukuntu mukunda amafaranga kurusha abantu. Niyo mpamvu Imana igishyiraho kapoze ko kutayakorera, kugira ngo irebe yuko mwagira n'ubumuntu. Yego. Uzi kujya mu mujyi washaka kubariza uti nihe nagurira iki, ugasanga umuntu arakometse, ari kurangurira mabuja, urangurira. Umuntu akurangira iduka, ti mabuja rwose urampereza, nakurangira inzu. Uzi ko umukomisiyoneri aba ashaka kurya amafaranga aruta ayo waguze inzu cyangwa wayubatse. Utuntu twose twajemo udufaranga, izi ndanza amafaranga nimushaka muzigabanye, mujye mukorera amafaranga, mugire n'ubumuntu. Yego. Kubera yuko hari ibintu byose bizarangira, ariko ubumuntu ntibushira. Kandi ubumuntu buzana amafaranga, ariko amafaranga ntazana ubumuntu. Yesu rero yagira abantu abitse urufunguzo,
wajya gukora ubukwe ukamucaho, washaka inkwano ugaca kuri uwo muntu. Bari kujya batwaka ruswa we, twari kuzibona. Uri gushaka sheri urampereza ariko maze ubu ngubu hari amaterime yateye y'abiduniya ngo uramumpasa. Hari umuntu ngo ufite ari kurangurira akantu. Ayiwe mwari kujya mubona abasheri mwamaze kwishyura, wari kubona umugabo wamaze kumwishyura, ruswa zari kuba ruswa. Akazi wari kubona akazi umaze gutanga amafaranga, wari kuba umushumba umaze kubyishyura, wari kugira ijambo nabyo ukabyishyura. Turashimira Imana yacu, turashimira Yesu urufite mu ntoki, yanze kugira abantu irubitse. Irabizi ko ari babi, irabizi. Nabonye aho umuntu ajya kugushyira muri kompasiyo, haturishyura yanga kugira ngo nkwandike, kandi ubundi kandi ari ubuntu. Umuntu yajya gushaka serivisi runaka kugira ngo yihute turampaya. Uzi ruswa mugira, uzabarakora ukuntu mukunda ruswa. Ndashimira Imana ibitse urufunguzo, ibitse urufunguzo rwo guseka, ibitse n'urwo kwishima, ibitse urufunguzo rw'ubuzima. Yego twari kujya kubyara tukabanyuraho, twari kujya gukora ikintu na kimwe tukabacaho, mwari kuyaduca ntitwari kuyabona, ariko mwenyewe niwe urwibikiye. Haleluya. Icyo ukeneye niwe ugufungurira, icyo ushaka cyose niwe ugukingurira. Icyo dukeneye tukibwira Imana. Imana itarobanura abantu ku butoni, akazi kari kubona bize gusa. Amina. Abari gukora ubukwe ni abakobwa b'ibyuki bonyine, ariko turashimira Imana ko nabasura mbaya Imana ijya ibubakira, kuko urufunguzo niyo urufite. Abarangirije mu mahanga nimwe mwari kubona imyanya y'icyubahiro mwenyine, ariko ndashimira Imana ihana akazi abatarize. Haleluya, haleluya. Abagore bari kubaka ingo ni abagore beza b'ibyuki, b'ibyuma. Yego batikoraho ni ku isi, niko bisi bajya bavuga, ariko turayishimiye. Abeza n'ababi, abagufi n'abarebare, bose yarabagabiye. Mu ishuri hari kwiga abanyabwenge gusa, ariko n'abaswa bariga kandi Imana ikabaha ubwenge. Urufunguzo ni Imana irufite, iterabwoba nirikuveho. Imana niyo izagukingurira. Abagutega iminsi sibo bazagukingurira, abakubarira iminsi sibo bazagukingurira, abanzi bawe sibo barufite urufunguzo. Yesu niwe urwicaranye. Igihe nikigera azahaguruka, niwe uzishyirira muri serira agakingura. Azakingura uve mu bushomeri, azakingura nawe utambagizwa umurwa, azakingura ibyo wabuze ubibone, azakingura nawe uheke. Kobwa na hungu azakingura ukikire, azakingura wonse. Haleluya. Azakingura ingo zasenyutse zubakwe, azakingura. Imana ishimwe. Abana mwige kandi mugire ubwenge, azakingura diplome uyibone, azakingura depoze byemere, azakingura useke ibitwenge bidashira, azakingura mubone iminezero, azakingura. Haleluya. Yesu nguhaye icyubahiro, ndagushimye. Haleluya. Kuba urufunguzo ari we urufite bikwiye kudukururira icyizere, tukiringira kandi tugakomera. Nahabwa icyubahiro. Umva ikindi yakoze, hanyuma ari nacyo ngiye gusorezaho. Haleluya. Hari abantu Satani yari yarakingiranye, hanyuma bakingiranira ahantu, urufunguzo akajya rubereka. Umuntu wese wapfaga, Shitani yaramubikaga ahantu mu cyumba, kuko yaramufiteho ubushobozi. Hagira upfa akamushyira muri ako kumba, yarangiza akarumwereka ati ni ngewe urufite. Uzi ko Shitani agukingirana yarangiza akanarukwereka, takubwira ati uzabyara umbajije. Ubwo ntabagiye barogwa. Uzate umugisha ni ngewe ufite. Shitani hari ibintu agukorera, yarangiza akakwereka n'urufunguzo ko ari we wagufungiye. Nushaka ntago uzashaka ninjye wagufungiye. Ukubengutswe wese nzajya mpita mbatanya. Nujya gucuruza nzajya ngutera ibihombo. Yego. Nujya gutera imbere ngo usubize inyuma. Nushaka ntuzabona. Yego.
abana bawe nzabamarira mu kabari, abandi mbamarire mu buraya, abandi mbamarire mu rumogi. Akarukwereka akarukwereka, kandi wakitegereza ukabona urufunguzo koko shitani ni urufite. Hari igihe rufite akagena rukwereka akavuga ati do kandi koko hari n'aba yabibwiye imbona nkubone, akavuga ati wowe hano nakujyanye, narakuziritse nkujyana mu mazi, ndavuga ngo uko aya mazi agenda ubuzima bwawe buzaba ariko bugenda, ariko urufunguzo ni Yesu rufite. Uje wese bakamufungirana, uje wese akamufungirana. Umva ikintu Yesu yahise akora, yafashe rwa rufunguzo Satani yari afite, aragenda afungurira abera. Haleluya. Twasomye ijambo rivuga ngo iki, hanyuma ngo ibituro birakinguka. Haleluya. Babonekera benshi mu murwa, hanyuma Yesu abajyana mu murwa. Turashimira Kirisitu, turashimira Yesu, abavana ikuzimu, hanyuma bajyana aho bagomba kuba, aho bagomba kuba bera, aho bagomba kujya bapfuye bamwizeye, aho bagomba kujya abamuhanuye ye baba we, aho bagomba kujya abamuvuze ataramutwita, abamuhanuye ataravuka. Yesu we, bamwe bagiye bamuhanura ngo azavuka, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Abahanuzi bamuhanuye bapfa batamubonye, abagiye bamubwirizaho bapfa batamubonye, abo Satani yari yarabajyanye arabifatira, ariko ngo Yesu ageze ikuzimu arabakingurira, hanyuma ngo ibituro by'abera birakinguka, haba ibintu bidasanzwe. Imana ishimwe. Umva nkubwire, nagira ngo nkubwire ngo iyageze ikuzimu igakura y'abantu, ni nayo izagera mu kuzimu ko mu bibazo byawe. Hari igihe umuntu aba ahantu kure akabona ko yageze kuzimu koko. Hari igihe umuntu agera mu bibazo bikanukira abahisi n'abagenzi. Hari igihe umuntu anyura mu bigeragezo agahinduka kabarore nta cyaha yakoze. Nje kukubwira ngo yageze kuzimu izagera n'iwawe, iyageze kuzimu izagera ku bahungu bawe, iyageze kuzimu izinjirira abakobwa bawe, iyageze kuzimu izakura amadosiye yawe kuzimu n'amafoto yawe kuzimu, iyageze kuzimu izagukura kure, igukure mu byago, izagukura mu makuba. Iyageze kuzimu aho shitani yafungiraniye abantu, reka buri wese afite icyumba afungiranyiyemo, ariko nje kukubwira ngo Yesu afite ubushobozi bwo kugukura kuraho uri. Yesu afite ubushobozi bwo kukwambura abadayimoni, afite ubushobozi bwo guhindura amateka ya kera, afite ubushobozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Afite ubushobozi bwo guhindura amateka, afite ubushobozi bwo kuvuguruza ibyo bakwatuyeho, afite ubushobozi bwo gukura amafoto yawe kuzimu, afite ubushobozi bwo kugukura mu gihombo, afite ubushobozi bwo kukurinda gukorwa n'isoni, afite ubushobozi bwo kurangiza icyorezo, afite ubushobozi bwo kudukuraho agapfukamunwa, afite ubushobozi bwo gutegeka imyuka yo ku isi, afite ubushobozi. Icyamoko mbyumva ukaba ari kubyumva. Afite ubushobozi, humura, bwo kugukura muri karande z'iwanyu. Afite ubushobozi bwo kugukenyuruza akanagukenyeza. Afite ubushobozi bwo guhindura amateka wavukiyemo. Afite ubushobozi bwo kukuzitura ingoyi zose z'ibyaha. Afite ubushobozi bwo kugukiza ibyago n'ibyaha. Afite ubushobozi, humura wikiheba. Afite ubushobozi Yesu bwo guhindura umutima wawe. Afite ubushobozi bwo kubaka ibyasenyutse. Afite ubushobozi bwo gukuraho igitare yarangiza akakicaraho. Afite ubushobozi, afite ubushobozi. Nyemerera umugirire icyizere, ongera umugirire icyizere, mugirire icyizere. Humura ntiyaheze mu gituro, yarazutse. Yesu yageze ikuzimu asiga agize icyo akoze, yazuye abapfuye, nawe yazura ubugingo bwawe. Wigira ubwoba ngo ubusambanyi bwarananiye, burya yakubohora bugashira. Ngo icyaka cy'inzoga ngo uragihorana, burya bishatse yazi kuzinura. Ngo akaboko kawe ni karekare uriba, ariko burya yabigukiza.
wivuga ngo ufite icyaha, ufite ibyaha byanze, afite ubushobozi bwo kugukiza ukaba muzima. Reka tumutakire. Nawe ngiye kugutakira. Uyu mwaka hari imyanzuro ukwiye gufata. Uyu mwaka hari izindi ngamba. Uyu mwaka ukwiye kumwiringira mu buryo bufatika. Uyu mwaka mukwiye kugirana igihango. Uyu mwaka mukwiye kugirana amasezerano. Uyu mwaka akwiye kukwambika isaha yo mu mwuka kugira ngo utazibagirwa igihe cye. Uyu mwaka mukwiye kwambikana impeta kugira ngo mutazahemukirana. Uyu mwaka ari amagambo ukwiye kwaturira ubuzima bwawe. Mana nziza, Mana nzima, habwa icyubahiro kandi niwubahwe. Uri uw'amateka kandi uri ubwiza kuri twe. Mana ni wowe umaze kuvugira ijambo ryawe. Tumenye ububasha ufite n'ubushobozi bwawe. Tumenye ko nta kure utakura umuntu, nta kure utageza umuntu. Urakomeye kandi urahambaye. Rema ibyiringiro ku mitima ikakaye. Rema ibyiringiro ku bihebye babuze uko bagenza. Rema ibyiringiro ku isi yose. Isi nihabwe ihumure, igihugu gihabwe ihumure. Ururukana ingabo zikomeye zirwana urugamba. Tabara isi n'abayituye, tabara ubugingo bwabo. Tanga agakiza Mana, tanga ibyiringiro. Abaguye nibabyuke, abihebye bahumurizwe. Abananiwe bahimbaraga, abazimye nibatke. Tabara itorero, tabara abariyobora. Tabara igihugu, tabara abakiyoboye. Duteze ibiganza Mana, nutuvanire mwawo. Ibi biganza Mana harimo byinshi. Tabara abagushaka, tabara abagukeneye. Tanga ihumure kubarira, tanga ihumure. Bohora ingoyi, tanga ihumure ku isi. Ni wowe tureba, ni wowe dukeneye. Hindura ibyanze guhinduka. Rwana urugamba Mana. Tabara ubugingo bw'abera buri kumenagurika. Rwana urugamba, urwanya umwanzi. Ineza yawe yumvikane ku isi yose. Turasabye, turasabye. Dutakiye ituye ahirengeye. Dutakiye itabana n'ibifite imibiri. Dutakiye Imana itabura uko igenza. Dutakiye Imana ifite ubushobozi. Dutakiye Imana ifite ububasha. Mana turakurindiriye, duturije muri wowe. Dutegereje igisubizo kizima kandi cyiza. Turagushimye Mwami ko wumvise gusenga kwacu kandi ko hari ibyo uhinduye kubwira isengesho n'andi masengesho yabera abera ku isi hose. Turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.